mu gihe Imana yashizemo ho amahitamo abiri wo kuba wahitamo kugendera ku mategeko y'Imana cyangwa se ko wahitamo kugendera ku mategeko y'abantu. Nuhitamo kugendera ku mategeko y'Imana uzisanga muri gereza. Yego. Nkuko byabaye kuri Yusufu cyangwa se Yosefu. Yego. Suzi ko bamufunze kubwa muka Potifari. Muka Potifari bashaka kumufata ku none se yaragiye ku mategeko y'Imana. Yo kwango ntuzasambane ntuzifuza umugore wa mugenzi wawe kuva ibice 20 umurongo wa 17 muri Bibiliya kubasoma Bibiliya. Ntuzifuza umugore wundi wa mugenzi wawe. Naho muri iyi minsi byo muri iyi minsi byabaye ibindi. Urumva ko aho ngaho akimara kuvuga ko ayo mategeko atayagenderaho yo kuba yajya muri ubwo busambanye cyangwa se muri ubwo busharati yahisemo kuba yajya hehe muri gereza. Yes, turabasuje kandi tubahaye ikaze tugira tuti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Reka twizere ko mumeze neza muri mu bice bije bitandukanye amajyepfo amajyaruguru iburasira bw'izuba iburengero bwaryo abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda mwese mwasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda turabasuje kandi turabifuriza kugira impagarike n'ubugingo. Nkuko bisanzwe rero ni minota 15 uyibategurira ni Abu Rahma. Tugaruka ku bitekerezo bigiye bitandukanye byubaka igihugu ndetse byubaka na societe muri rusange, bityo hakaba hakomeje kwibazwa impamvu abantu dutanga ibitekerezo aho kugira ngo hatakwe ibitekerezo twatanze bisuzumwe, ahubwo bakataka twebwe twatanze ibitekerezo. Ntibataka ibitekerezo byacu ahubwo bo bakataka twebwe ubwacu nyirizina. Iyo rero iba yamaze kuba inenge kuko twatanze ibitekerezo uko tubyumva uko tubibona uko byakagombye gukorwa cyangwa se gukemuka ku bibazo bimwe na bimwe bitwugarije twese nk'abanyarwanda muri rusange turi gufatikanya mu kubaka ubumwe bw'abanyarwanda no kubaka igihugu cyacu kikaba nka paradizo nkuko tubisanga mu muco w'abakurambere bacu aho bagira bati tuzarwubaka abana b'abanyarwanda turugeye nka paradizo ku isi yose. Bityo rero tuzarwubaka haba mu bitekerezo mu mutungo mu mbaraga mu bushobozi. Ariko kuri iki kibazo cy'ibitekerezo abantu dutanga ibitekerezo kugira ngo batake ibitekerezo twatanze bagire n'icyo babikoraho, ahubwo bakataka twebwe twatanze ibitekerezo. Icyo cyari ikibazo rero muri societe nyarwanda ishaka kwiyubaka no kuva mu bukene, aho usanga abatanze ibitekerezo bahembwa kujya gufungwa muri gereza bakajya guhombya igihugu mu mwanya wo guteza imbere igihugu. Kwa ko nk'imfungwa n'abagororwa abibye igitoki abibye ibigori abavuze ibitekerezo runaka, bityo abandi abantu bakabona wenda ko wenda umuntu afite n'indwara zo mu mutwe cyangwa se afite trauma, aho kugira ngo bamufashe wenda bajye no kumuvuza ahubwo bakamuhemba kumufunga ntabwo harabonekamo igisubizo cy'ikibazo, kuko umuntu watanze icyo gitekerezo ni mu mufunga abumvisha ibitekerezo bye nabo ubwabo bazongera bagaruke nanone nabo mu bafunga haza abandi nabo mu bafunga haza abandi nabo mu bafunga gutyo usanga rero gereza zuzuye abantu mu mwanya wo kuzura zakagombye kuba inganda zitunganya ibyo kurya n'ibyo kunywa n'ibyo kwambara bigiye bitandukanye. Usanga ingengo y'imari irimo iratikira ku magereza mu mwanya wo kuba yatikira kubaka ubukungu bw'igihugu u Rwanda rukaba nka paradizo ku isi yose nkuko tubiririmba cyangwa se nkuko tubivuga. Ariko nanone anyway u Rwanda rumaze kugera ahantu heza hashimishije nko kuba iremera mu marembo y'ikibuga, nubwo ni mu marembo y'igihugu aho barimo barubaka imihanda myiza, aho abashitsi binje mu gihugu bagomba kwinjira mu marembo nyine babona ko ni igihugu gikeye gifite isuku. Ebana umuyobozi watekereje kwagura hari ahantu ebana kudesha kutumukuriye ingofero, kandi dukeneye abayobozi batekereza kuriya batekereza kuri abakabate hano ni mu marembo y'igihugu, abashitsi bose baturutse hanze bose binjira kuri iki kibuga cy'indege, bityo bahita batangira kubona isura mbi cyangwa se utuzu twari duhari nk'ara muri korodoro n'ahandi bakatangira kubona okay barabikoze alhamdulillah turabashimiye n'abandi mukomereza. Ariko none turacyababwira ngo ese kubera iki amanegeka ibishanga kubera iki bidatunganywa
hanyuma hakaboneka ahantu henshi ho guhinga. Nanone tukibaza ngo kubera iki iyi misozi abakire abafite ubushobozi batakagombye kujya kubakamo bagashiramo ibuye rikomeye fera beto kugira ngo bubakemo etage. Urabona wenda y'uri guturuka za Shorongi ugeze hari utangiye kumanuka hari ku giti cy'inyoni, mu by'ukuri kureba Nyarugenge uburyo yubakitse uhita uvuga uti dore ngira Kigali sha mwayibonye Kigali, ariko ugiye kwira ubona iri hejuru mu musozi. Kweri kiraba engineer dufite badashobora gutekereza ku yindi misozi isigaye bagacamo imihanda itaka rivuyemo bakajya gusiza muri bya bishanga, hanyuma amazi bakayagomororera uruhande rumwe, ahandi hagatunganwa hakagira ibindi bikorwa remezo bihakorerwa. Hanyuma bandi bibye igitoki bibye ibigori batanze ibitekerezo wenda ntibinyura abanyarwanda perfect, bakajya gukora iyo mirimo nsimbora gifungo mu mwanya wo kuba iby'igitoki cyangwa se iby'ibigori, ahubwo bakamugaburura umurima w'ibigori bisige mu gihe kingana n'imyaka 2 cyangwa 3 bamufunga, bakamwishyurira umutekano, abamurinda, imodoka zimujyana ku rukiko, abamuburanisha, nama essence, n'amafaranga byose biza ari guhombya igihugu, ahubwo yakagombye kubaka igihugu akagikorera. Kwera iki izi gereza zidahinduka inganda zitunganyirizwamo ibyo kurya n'ibyo kunywa n'ibyo kwambara, hanyuma abanyarwanda tukiteza imbere tukubaka igihugu cyacu kigatera imbere kurusha uko giteye imbere ubu ngubu. Ariko ibaza abantu bose bari muri gereza bose babahaye imbabazi zigasimbuzwa n'imirimo nsimbora gifungo imyaka 2 cyangwa 3 bari bagiye gufungwa, cyangwa se hazawe y'amafaranga runaka miliyoni 3 2 bitewe n'imyaka agiye gufungwa. Kabati mu myaka 2 wenda ari kuzaba yinjije miliyoni 2 cyangwa se 1, bityo reka atange hazabu y'iki gifungo kiwe, hanyuma nimba atabishoboye akore imirimo nsimbora gifungo, nko kuba habaho gufasha izi mashini ziri gusiza imisozi kugira ngo abantu bubakemo ama etage abakire. Ariko abakire bari kurwanira hari kibaya, kuko imisozi yamaze kuba amanegeka, kuko umuturage utishoboye bari kumugurira ahari kibaya handi harambuye, hanyuma we ubushobozi bugasigara bwo kujya gutura muri wa musozi kuko udakoreshwa, ndetse akawubakamo nta umuyaga waza ukabikubita ukabigurukana, kuko nta buye rifatika, nta sima ifatika, nta ferabeto ifatika yubakishije iyi nzu yashize muri aya manegeka. Kubera icyo abakire batajya kubaka mu misozi ngo u Rwanda barwubake barugire nka paradizo. Tubona ibindi bihugu bindi bifata imisozi bikayitunganya ku buryo abantu bashobora guturayo. Ibi bitekerezo twabitanze kuva kera na n'ubu turacyabitanga, kubera yuko tugenda buri munsi tubona hari bigenda bihinduka cyangwa se bikosoka. Alhamdulillah, wenda ubwo nicyo gihe bibagereyeho. Turasaba Imana ko yatwagurira, kaduha ubwenge, kaduha ibitekerezo, kaduha ubushobozi kugira ngo tubashe kuba twubaka igihugu cyacu kibe nka paradizo, tube mu isi ebana ifite umutekano, dushimira n'abana b'abanyarwanda bitanga kugira ngo uyu mutekano bashe kutugeraho. Okay, hari ikiganiro kiri kuri Primo Media Rwanda, reka twumve uko bimeze kugira ngo muri comment nabaza muri guscrollinga urebe ubutumwa, mbona umuntu wanditse ubutumwa muri commentaire aravuga ngo banze gufungura insengero zacu, urone barimo barongera insengero z'indaya, indaya itaza munsi ahita musubiza ucyane indaya niwe twebwe abo turi indaya. Urumva abo bantu kubona bameze bose barimo barahanganira imyemerere y'Imana itubwira ko abantu beza, ariko barimo baratukana ngo ni indaya, kubera ko mwababajwe nuko urusengero rwafunzwe.
ahita abonamo urwa mugenzi w'ikibazo. Yenda hari abavuga ngo ni abajura, hari abavuga ngo ni indaya. Okay, ngira ngo nk'uko mumaze kubyumva, insengero zagiye zifasha abanyarwanda kwiyubaka ndetse no kudaheranwa n'agahinda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Amategeko rero dufite yubakiye mu guca amacakubiri ndetse no guhembera jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Noneho bamwe ntabwo ari bose, bamwe mu bayikoze cyangwa mu bayibonye iba, iyo shusho ntirava mu maso yabo no mu matwi yabo. Ndetse n'abana bakuze basanga jenoside yarabaye, tukaba tugenda tubwirwa uburyo yakozwemo n'uburyo yateguwemo, bityo umuntu atanga igitekerezo aho kugira ngo batake igitekerezo, ahubwo bagahita bataka uwo muntu. Ari nabyo mumaze kumva hano, umuntu atanze igitekerezo cy'uko urusengero rwe rufunzwe, aho kugira ngo bamubwire bati wenda ihangane cyangwa se hari ibikiri gukemuka, ariko nanone bahise bamwataka. Ikindi, izi nsengero zifunzwe ndetse n'imisigiti nuko zifunzwe mu buryo bubiri. Hari insengero zifunzwe kwa ko leta yo ubwayo yashakaga guca ubujura bubera muri izi nsengero bushukana, noneho leta igira ingamba ishyiraho isaba abanyiriza insengero kugira ngo ubu bujura bugabanuke cyangwa se bunacike. Ubwo abujuje ibisabwa leta yarabafunguriye. Leta ntabwo turayitera ibuye kuri iki kintu. Hanyuma icya kabiri, hari insengero n'imisigiti byagumwe gufungwa kubera ko bitavaho amaturo ajya gutunga abishoboye. Urugero, hari imisigiti ifunzwe na RMC kubera ko iyo misigiti RMC ba nyiri ukubaka iyo misigiti ntabwo bayihaye RMC ngo iyobore mu nshingano zayo. Inna limasajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Imisigiti ni ya Allah, nta kindi kigomba gukorerwamo usibye ko ibada. Ariko dusanga imisigiti ndetse n'insengero byarabaye nk'isoko, aho abantu muduhaya muzabona ibi, mutanga ibi, muzabona iyi, mutanga ibi, ariko nyuma yaho bya bindi batanze bari kubaka umusigiti ntibamenye irengero ryabo. Harimo umusigiti wa Remera, abayisilamu baritanze, ugasanga ku ijuma imwe umushehe arasaruje akaboneka 300,000, habonetse miliyoni, habonetse miliyoni 2, abayisilamu bakitanga, ariko uwo musigiti wazajya gukurwaho ntibamenye ngo byagenze gute, hatanzwe ingurane y'amafaranga ngahe, byagenze gute. Umusigiti wa Remera abayisilamu kugeza kuri isa ntibazi ngo, bose ntabwo bazi ngo ingurane byagenze gute. So muri iki kijyanye no gutanga ibitekerezo, hari abatanga ibitekerezo ndetse n'abagaragaza ibibazo, aho kugira ngo basuzume ibyo bibazo ndetse n'ibyo bitekerezo, ahubwo hagasuzumwa ababitanze. Rubangisa Sulaimani Antoine we na mugenzi we ari Mukunzi Sudi batanze ibitekerezo kuri Rwanda Muslim Community RMC, aho kugira ngo bumve ibitekerezo byabo babahemba kuvuga ngo amazi n'amavuta bigomba gucangurwa bikavangurwa bagafungwa. Ubu Alhaji Rubangisa Sulaimani ari muri gereza na mugenzi we Mukunzi Sudi. Ari no mpamvu mubona abayisilamu batabashe kumenya ibyirengero ry'umusigiti wa Remera. Alhaji Rubangisa Sulaimani yatabaje nyakubahwa Perezida wa Repubulika inshuro zigera muri 3. Iya mbere ni mu bitangazamakuru, iya kabiri ni kuri Twitter X, iya gatatu ni kuri channel ye ubwe. Abo ati nyakubahwa Perezida wa Repubulika dutabare, uyu muryango RMC wigaragaza nk'idini ariko atari idini, wipresenta nk'idini ariko si idini. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ntiyigeze ihabwa idini yitwa RMC. RMC
ni umuryango, ni association nk'izindi association zose. Imisigiti rero yubatswe n'izindi association zitabarizwa muri RMC zidafitanye imikoranire na RMC, iyo misigiti irafunzwe. RMC yanze kuyifungura nyamara yujuje ibisabwa leta yasabye. Guki dutanga ibitekerezo mukaduhemba kudufungisha koko? Aho kugira ngo mve ibitekerezo byacu ahubwo mukaduhemba kudufungisha. Ariko muzabazwa ku munsi w'imperuka. Niba muwemera umunsi w'imperuka hazabazwa. Falyatanafasiril mutanafisun, abarushanwa mu gukora ibyiza ni murushanwe, ijuru rirahari muzaribona, umunezero w'igihe cyose gihoraho. Ndetse n'abarushanwa mu gukora ibibi namwe ni murushanwe, umuriro wa jahannam urahari uzabatwika ubuziraherezo. Bityo rero mujye mwumva ibitekerezo byacu, mureke kutubonamo ikibazo, ahubwo mubone